Abari mu mujyi wa Kigali mu mpande enye zizengurutse umujyi wa Kigali ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mbanje kubasuhuza. Njye niyo Daniel nanone nk'ibisanzwe, uyu munsi nje kugira ngo twiganirire akantu gato cyane. Wakwibaza uti ni akahe? Makanya kawe gato gusa. Akantu tugiye kuganiraho, reka mbanze nkubaze ikibazo. Waba warigeze wibaza uti ese ndi iki mu by'ukuri? Ese ni iki kingize? Ese mu by'ukuri nyuma y'uyu mubiri mfite hari ikindi cyihishe inyuma yawo atari amagufwa cyangwa amaraso? Ibyo bibazo ujya ubyibaza muri wowe? Niba utabyibaza ariko hari undi mugenzi wawe ubyibaza kandi nawe ubimenye byaba ari byiza. Ese ngizwe n'iki? Ni umubiri, nta magufwa, nta maraso, ubundi nta kindi? Se tugiye kuvuga ibice by'umubiri? Aha tugiye kuvuga ikindi kintu kiri inyuma y'ibyo, kiri inyuma y'ibice by'umubiri. Singiye kuvuga umutima, singiye kuvuga amaguru, singiye kuvuga amaboko, singiye kuvuga ubwonko, singiye kuvuga iki. Icyo ngiye kuvuga aha ni ibintu bigera muri bitatu tujya twibazaho tukabibura ibisubizo, ndetse naho tubonye ibisubizo rimwe na rimwe bikaza bihabanye cyane n'ukuri, cyangwa se twabyumva twumva bijya gusa tukabura itandukaniro ryabyo. Tudatinze reka nkubwire ibyo bintu ko ari bitatu. Ibyo bintu ni ibiki tugiye kuganiraho? Icya mbere tugiye kuvuga ku mubiri. Umubiri dufite uyu tubona n'amaso yacu ndetse tukaba twanawukoraho. Icya kabiri tuvuge soul, roho. Icya gatatu turi buze kuvuga spirit, umwuka. Ariko hasi mvuga umwuka wo guhumeka, ahubwo ndavuga umwuka w'Imana. Ibyo bintu byombi uko ari bitatu biri muri twe, ariko akenshi ntitubimenya, ndetse yewe ntiwapfa no kubibona nyine ngo ubikoreho. Niyo mpamvu tutamenya ko tubifite bamwe na bamwe, ndetse n'abazi ko tubifite ntidusobanukiwe ibyo ari byo mu by'ukuri. Icyo nagusaba ni kimwe, ndagira ngo umpe akanya kawe gato, iminota mike, kuko ntidufite gutinda. Mubwire kimwe ku kindi, ubundi usobanukirwe byinshi kurushaho. Ntuzongere kubeshya ukundi cyangwa ngo ugume mu rujijo ukundi. Sobanukirwa nawe ibyo byose, ubimenyeho byinshi kurushaho. Urarushaho kubasha kwimenya numara kumenya ibyo bintu ko ari bitatu byose uko mbikubwiye. Tudatinze rero, ndagusaba akanya kawe gato, ubundi twiganirire iby'ingenzi. Nk'uko nabikubwiye rwose, sinkeneye ko dutinda ngo iyi video ize kuba ndende. Reka ducunguje uburyo umwete, reka dutangire, duhere ku cya mbere. Reka duhere ku kira. Ko byose ari byiza. Reka duhere ku mubiri. Ubundi iyo bavuze umubiri wumva iki? Ujya wigora ubwonko, reka ngusobanurire. Umubiri ni iki gice tureba n'amaso yacu. Udora urugero rwiza. Reba mugenzi wawe, niba hari umuntu mwegeranye cyangwa niba uri wenyine, uze gusohoka umurebe. Ibyo bintu byose ubona ni umubiri, ndetse hari n'ibindi bigize umubiri birimo imbere, ari byo twakwita amagufwa ndetse n'amaraso. Umubiri ni inyama birumvikana, amagufwa ndetse n'amaraso, ndetse n'ibindi bice byose by'umubiri bigaragara ndetse wabasha no gukoraho. Icyo nicyo kigize umubiri. Umubiri udufasha iki? Umubiri icyo ushinzwe ni ugukora, kugenda ndetse no kuvuga, ndetse n'ibindi byose bituma ducommunicatingana n'abandi cyangwa tukabaho hano ku isi, ariko mu buryo bwo kuba duhari nyine, mu buryo bugaragara. Icyo nicyo bita umubiri. Ibyo navugaga ruguru nibyo rwose, wabyumvishe neza. Umubiri ugizwe n'inyama, amagufwa ndetse n'amaraso, ndetse n'izindi ngingo zose wibonaho. Dore mu nteruro imwe icyo umubiri ari cyo. Umubiri uhuza umuntu, ndavuga nyirawo, ndetse n'isi ahagazeho. Niwe muhuza w'umuntu bwite ndetse n'isi ahagazeho. Menya ubyumvishe neza noneho. Icyo nicyo bita umubiri. Reka tujye ku cya kabiri. Nakubwiye ko ndi bukubwire ibintu bitatu. Tumaze kuvuga umubiri, tujya gukurikizaho soul cyangwa ubugingo, ubundi dukurikizaho spirit, umwuka. Ariko aha ndavuga umwuka w'Imana.
ntabwo mvuga umwuka uyu duhumeka. Ibi nimbisoza ndibuze kukubwira aho bikoranira byose kugira ngo byuzuze umuntu nyine uko ari, kugira ngo ube wowe wa nyawe, ubura umuntu wuzuye. Ndaza kukubwira uko bikorana kugira ngo ube umuntu nyine. Reka tujye kuri soul cyangwa ubugingo. Ubundi ubugingo ni ubuzima bwawe bwo mo imbere, apana ibi biri hanze. Ndavugaho ibitekerezo biba, amarangamutima ndetse n'ibyifuzo. Aho ibyo nyirizina biba nicyo twakwita soul. Soul ntifatika, ntigaragara, ariko ikurimo nyine, iri mo imbere muri wowe nubwo utabasha kuyibona. Ujya wibaza ibyo utekereza aho biva, amarangamutima ugira hava, ibyifuzo ugira aho biva. Ibyo byose biterwa na soul. Hari nk'ikintu umuntu ashobora gukora biva muri yaramubwiye atari ku bundi ugira roho yawe, bitewe n'uko icyo kintu rwose akoze kitari cyitezwe. Ibyo bintu ushobore kuba nawe warabyumvishe. Ubundi soul cyangwa roho niyo ituma umuntu akunda, igatuma umuntu yanga, umuntu akagira amarangamutima, akagira agahinda, akagira ibyishimo. Ibyo byose biterwa na roho. Roho yawe rero ishobore kubifata kimwe muri ibyo, wenda igafata urwango ikarushyira imbere cyane, cyangwa igashyira urukundo imbere cyane. Niyo mpamvu roho yawe rwose ukwiye kuyibungabunga, ihata urukundo, igira urukundo, igira ibyishimo, jya uhorana ibyishimo aho kugira urwango. Hari igihe umuntu rwose akora ikintu ukibaza niba agira roho, ariko iyo bavuze roho nanone bakirengagiza yuko roho itanga ibyiza ndetse igatanga n'ibibi. Icyo kintu nanone mujye mukibazaho, kubera ko umuntu bamubwira bati ese ugira roho, akenshi abakoze ikintu kibi. Niyo mpamvu abantu babyitiranya cyane. Roho si itanga ibibi gusa, ahubwo itanga n'ibyiza. Niho ibyishimo biva, amarangamutima yaba mabi cyangwa meza, urwango, urukundo ndetse n'umubabaro. Ibyo byose bitangwa na soul cyangwa roho. Ntugire ngo kuba ndi kuvuga ibyo byose rwose, kuba ndi kuvuga roho ntugire ngo nagiye kure y'ubugingo, ubundi ndacyavuga ubugingo. Ibyo byose nakubwiraga ni ibikorwa bishobora gukorwa n'ubugingo. Ibyo byose ndetse yewe twongeyeho kwicuza ibyaha, gukunda, kubona umuntu ukabona uramukunze. Ibyo byose bikorwa na roho. Roho niyo itandukanya umuntu n'igikoresho cyangwa se n'izindi nyamaswa zidatekereza nk'umuntu. Magambo make navuga ko ubugingo cyangwa se roho ari isobanura umuntu nyirizina, igira umuntu nyirizina akaba we wa nyawe. Iyo ni roho twavugaga cyangwa se ubugingo, soul. Uribuka ibintu maze kukubwira? Maze kugusobanurira umubiri icyo ari cyo, soul icyo ari cyo, ndavuga ubugingo. Reka noneho twigire ku cya gatatu, ari cyo spirit, umwuka, ariko ndavuga umwuka w'Imana. Ibi ngibi umuntu usenga niwe wabikubwira neza kundusha, ugashobore kuba bizi kundusha, ndetse anahura nabyo cyane, ariko wabona ahura nabyo atazi ibyo ari byo. Ese utekereza yuko usenga ari cyo gituma ijwi ryawe rigera ku Mana? Ese utekereza ko Imana ikuvugisha binyuze mu ki? Ese wigeze utekereza kuri spirit icyo ari cyo? Birashoboka ko utabitekerejeho, cyangwa se ukabitekerezaho ariko ukabirenza ngo hino umenye ibyo ari byo mu by'ukuri. Ubundi spirit ni umwuka, ariko umwuka w'Imana. Uyu mwuka ni wo uduhuza n'Imana, tugakora communication n'Imana mu by'ukuri. Buri muntu wese aba afite uyu mwuka, ariko ni gake cyane tubitekerezaho. Uyu mwuka cyangwa se spirit niyo ituma wumva ijambo ry'Imana ukarisobanukirwa, cyangwa warisoma ukarisobanukirwa. Mushobora kuba muri abantu babiri mukumva ijambo rimwe igihe kimwe, ariko nimuryumve kimwe. Ugasanga umwe aryibeshyeho, undi mu by'ukuri aryumvishe bya nyabyo ndetse aryumvisha uko riri.
igituma uryumva uko riri rero ni iyi spirit. Iyo muri kumwe yubatse neza ituma wumva ijambo ry'Imana. Iyi spirit niyo ituma wizera, niyo ituma wizera ko ikintu uteganya ku Mana cyangwa se icyo Imana yakubwiye kizasohora. Birumvikana kugira ngo ikubwire, kugira ngo uyimenye, umenye ko ibyo yakubwiye ari byo. Ndavuga abantu basenga, niba muvugana n'Imana, ni iyi spirit bikora, kuko nicyo kiraro kiguhuza n'Imana yawe, kiragufata kikaguhuza n'Imana. Dore urugero rwiza, ugiye kujya mu kazi, wenda nuri bugende n'amaguru, ukeneye bisi. Niba utega bisi buri munsi cyangwa ufite imodoka yawe, bitekereze muri ubu buryo. Iyo bisi yawe ikugeza ku kazi, tekereza ko idahari utajya muri ako kazi. Bari kubitekereza. Nurangiza ufata iyo bisi ikugeza ku kazi, wigereranye na spirit. Ubundi ako kazi ugiyemo ukagereranye n'Imana. Icyo nicyo twakwita spirit. Ni ikiraro kiguhuza n'Imana yawe usenga. Spirit niyo kuyobora mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'umwuka, ikaguhuza n'isi y'umwuka, ikaguhuza n'Imana. Iyo ni spirit navugaga. Munyemerere noneho turebere hamwe ibi bintu byombi, nako byose uko ari bitatu, ubundi bikorana bite, kugira ngo umuntu abe umuntu wuzuye ufite ibyo byose. Ibi biba byakoranye bite? Mureke tubirebere hamwe. Ndagusaba gukora subscribe, share, nibibagirwa kandi kuza gutera comment kugira ngo dusangire ibitekerezo. Mureke noneho turebere hamwe ibi bintu bikorana bite ubundi mu by'ukuri, kugira ngo umuntu abe umuntu wuzuye ufite ibi byose. Biba byakoranye bite? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ubundi umubiri utuma uhumeka, ugahagarara, ukagenda, ukarya, ukanywa. Ubugingo soul ufata uko umubiri wiyumva, ibyiyumviro by'umubiri, amarangamutima, bigatuma twumva ibyishimo, agahinda, urukundo, ubwoba n'ibindi. Umwuka cyangwa se spirit guhuza n'Imana, ihuza umuntu n'Imana, utuma umuntu yumva amahoro, yumva afite amahoro yo mu mutima, yigisha kwitonda, gusenga n'ibindi. Urugero, ufite icyemezo cyiza cyo gufasha abantu. Ubugingo kwemeza gukora icyo kintu, wenda binyuze mu marangamutima. Umubiri ugakora, ukubahiriza icyo gikorwa, ubundi ugakora. Umwuka cyangwa se spirit iyo ikikora, iguha icyizere cy'uko ibyo bintu bizagenda neza. Yewe waba usenga bikaba akarusho, kuko ukumvisha neza ko ibyo bintu bizagira ingaruka nziza. Imana izakugororera, ikabiguheramo umugisha, kubera ko spirit ikora mu by'umwuka. Umwuka w'Imana niyo guhuza n'Imana. Birumvikana ko hazamo n'Imana. Iyo usenga hazamo n'igitekerezo cy'uko Imana izaguhembera ibyo bintu byiza ugiye gukora. Uko niko bikorana rero. Nibyo ibi biba bifite guhorana. Bikorana kuko umubiri udashoboye gukora nta bugingo, ubugingo butakumva amarangamutima cyangwa amahame y'umwuka spirit, kandi umwuka spirit idashobora kugaragaza imbuto mu buzima utagira umubiri ndetse n'ubugingo. Abatesalonike ba mbere 5:23 haranditswe ngo umwuka, ubugingo n'umubiri bigume kuba bizima ndetse bitunganye. Byumvikane neza, umuntu aba agomba kuba afite bintu bitatu kandi bikorana neza, bitunganye neza. Ndi New Daniel mwabonye muri iki kiganiro. Ndabashimiye. Imana ikomeze ibane namwe. Icyo nagusaba no gukora subscribe, share ndetse na comment. Mubishaka twazakora n'igice cya kabiri cy'iki kiganiro, banabinyuzemo nihuta cyane. Gusa tuzasubira ubutaha. Andika muri comments igitekerezo, inyunganizi
n'ibyo twazavugaho ubutaha. Ndabakunda cyane, mukomeze mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.